Hello, muraho neza nshuti bakunzi bacu, abakunzi ba Green Nile Studios. Iminsi myinshi cyane rwose ndabasuhuje aho muherereye hatandukanye, wowe udukurikirana umunsi ku wundi ndabasuhuje cyane. Amazina yanjye ni Bonheur Mutoni, nkuko mubimenyereye abasanzwe badukurikirana. Kuri wowe ufunguye kino kiganiro bwa mbere, nayo niyo mazina yanjye. Aha ni kuri Green Nile Studios, dukora ibiganiro by'imibanire yo mu ngo y'abavandimwe, imibanire rusange, reka mbyite gutyo. Dukora ibiganiro by'iyobokamana, aho tuganira ijambo ry'Imana, tugahamagara abahanzi batandukanye bakatuganiriza. Mbese nibyo rero, urumva ko uko biri kose uri ahantu heza, uri ahantu hari safe, hari ibintu, hari amakuru meza aryoheye buri umwe, reka mbivuge gutyo. Rero mbahaye ikaze cyane abafana bacu. Iminsi yaribaye myinshi tutaganira, tudashyiraho ibiganiro kubera impamvu zigiye zitandukanye, ariko nagarutse murabibona. Ikindi kandi ndabashimiye cyane ku bantu bagiye bagerageza kuricinga, kumenya uko bimeze, impamvu ntari ku uploadinga. Nyine bigaragaza urukundo ko munyitayeho kandi mbese muri interested n'ibintu mvuga n'ibiganiro tugirana mu buzima bwa buri munsi. Rero ndabashimiye cyane. Ntabwo nshobora wenda kuvuga buri umwe ngo mvuge ngo runaka, ariko barahari rwose abo bantu. Kandi urebye kino kiganiro urizi ko ni abantu mwagaragaje support, kuko buriya ntabwo muzi uburyo nyine byanteye imbaraga nkumva mfite abantu banshyigikiye. Of course abantu bari muri Kenya, bari hanze ya Afurika, bari mu Rwanda, bari hatandukanye, mwese rwose ndabashimiye cyane. Ndanabasuhuje nyine, ndabasuhuje mbahe intashyo zo mu kwezi kwa gatatu rwose zibagereho. Muri abantu beza nyine, nimwe mutuma dukomeza gukora no kuganira, kunguka ibitekerezo mu buzima bwa buri munsi. Rero ndabasezeranya ko ngiye kugaruka nkuko nari mbivuze n'ibiganiro bishyashya, reka mbyite gutyo. Ni ya mibanire rusange, ariko noneho mu buryo bw'improvince, wenda reka mbyite gutyo. Rero ni surprise, ntabwo nje kubabwira ntabwo nje kubabwira plan yose uko iteye, ariko ndabakangurira cyane kuba alert kuri Green Nile Studios. Ukabwira abakunzi bawe, ukabwira inshuti, ukabwira imiryango, nyine bakomeza gukurikiranira ibintu hafi. Noneho bigiye kuba byiza kurushaho, hagiye kuzaho rwose udushya dutandukanye cyane. Rero narinje kubamenyera uko mumeze kwa kundi nyine. Urumva iyo ushatse kuvuga ururimi rwanyu ugahita utranslatinga biri direct, nuko twabibwa. Narinje kubamenyera uko mumeze kumenya uko murimo muritwara muri bino bihe economy imeze nabi. Niyo makuru nyine ahari ahantu hose. Ubuzima bwarazamutse, nimba nawe bwarazamutse sinzi, mutwandikire muri comment. Ariko all is well, niko bigomba kumera. kandi nyine abasenga nyine dukomeze tunasenge kugira ngo ibintu bigaruke kuri nomo. Ziriya ntambara numvishe ngo ni intambara ngo zo mu Burusiya, simbizi ngo nizo zirimo zirabitera nayo makuru nimba namwe yarabagezeho. Rero ni ukwihangana nyine twese tugakomera, kuko uko biri kose ubuzima bugomba gukomeza. Yego, rero nubwo narinje kubasuhuza, ntago nahita wenda nyine tutaganiriye. Hari ibintu nshaka ko tuganiraho, nubwo tutari biganire mu buryo bwimbitse cyane cyangwa se burambuye, ariko nyine just reka mbishyire kuri attention yanyu, kugira ngo namwe mubashe kumbwira icyo mubivugaho. Kandi ni ukuri, reka mbabwire rwose, abantu bagiye bajya muri comment bakambwira ibintu ukuntu babyumva, ndabashimira pe, ndabashimira, kuko bituma nanjye mbasha kubona ibintu muri perspectives zitandukanye z'uko abafana ba Green Nile bumva ibintu. Nyine ni byiza kumenya uko abantu mubana mu buzima bwa buri munsi, ibitekerezo byabo, sibyo? Rero bingiye kuganira, nubwo wenda ntabyinjiramo cyane kubera ko
yego ariko biteguye, ariko uze nawe kubivuga nyine, tuganire no muri comment twaganira twumve nyine uko ibintu, cyangwa wenda ikiganiro nzakora ubutaha noneho tuzabyagure nimba muzaba mwabishimye, kuko ni mwebwe ni mwe byose. Rero hari ikintu twaganiriye n'abantu banjye ba hafi mu minsi yashize, dusanga nyine ntabwo ari cyiza, kiri nyine gikojeje isoni ukuntu, reka mbyite gutyo, cyangwa se ntabwo ari cyiza nubwo bikunze kuducaho. Mwebwe mubibona mute iyo nko mu nzu hicayemo abashyitsi, noneho nyine umugore agahita aza agahita yongorera umugabo ngo namuha amafaranga ngo yo kugura imboga? Ibyo bintu mwe mubibona mute mukabyara? Cyangwa wenda hari utunama nyine tujya tuba mu nzu, ariko nk'abashyitsi mwaje mugahita mubona nyine ko utwo tunama atari utw'amahoro, cyangwa n'umwe ataza akabimubwira mwicayeho agahita amubwira, agahita amuhamagara ati ngwino nkubwire, akaza nyine okay, ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi guhamagara umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ngo naze umubwire, ariko nyine hari igihe bitagaragara neza, no cyane cyane nk'ibintu by'amafaranga hari igihe bitabigaragara. Noneho tukibaza, ese buriya mubona ari byiza mwebwe, mubona biterwa n'iki? Ese ntibishobora kuba haba harimo uburangare bw'umugabo ndetse n'ubw'umugore cyane, noneho nkawe uzi ko ari bukenere ayo mafaranga kuyakoresha n'ubundi? Ikindi, ese ntimubona ko biterwa na lack of communication, nk'uko twagiye tugaragaza mu biganiro bishize ko communication ariyo byose mu rugo, ariyo byose nyine? Kuko urabona uko biri kose, ntekereza ko muri kino kinyejana nta bashyitsi bajya bapfa kuza batunguye abantu, bibaho ariko ntabwo ari cyane. Uko biri kose muba mubizi ko uyu munsi muri bwakira abantu runaka, umubare runaka, kandi abantu mugomba kubakira wenda mu buryo bwo kubagaburira, bwo gufungura mukabatekera, cyangwa niba ari ukubagurira ibyo kunywa, ari ibintu nyine bitagoye ariko byose n'undi bisaba amafaranga. Rero nyine ntabwo mubona ko byakabaye kuba ari byiza kuba mubyo muba mwabiteguye mbere, kugira ngo nyine mu nzu hatabamo izo drama zose, hakabamo ako kavuyo, kuko mu by'ukuri ntabwo bigaragara neza. Kandi namwe ngira ngo wenda uko biri kose mwarabibonye, mwarabibonye, hari ahantu nyine ujya, okay, bibaho, abantu benshi bibaho, ariko nyine twagira ngo icyo kintu tukiganireho, nimba nawe ujya ubikora, ntabwo uri mubi mu buryo ubwo ari bwo bwose, mbese turimo turashaka kwerekana ko tuba twarangaye, ahubwo twasanze ibyo bintu twakagombye kuba tubikora mbere. Nimba kuba kuza abantu bari buze mukabiganiraho n'umufasha wawe kare, amafaranga yo guhaha, nimba ari n'umugabo wawe rero uyafite akayaguha, ese undi umugabo abika amafaranga yo guhaha mwakabyara? Ibyo nabyo ni ibindi bintu dushobora kwibaza, nimba atari bujye uhaha. Okay, ntabwo mvuze ko abagore aribo bahaha gusa, n'abagabo barahaha, ariko ngira ngo wenda nk'abantu cyane cyane bafite abagore baba mu rugo ibihe byose, uko biri kose ngira ngo hari ukuntu nyine abantu bagenda bagabana amafaranga, buri wese akamugenera ayo yo gukoresha. Noneho nk'umugore uba mu nzu, mbare kuvuga abagore nimba ari abagabo nyine nabo bari muri situation, ariko ndi kuvuga abagore kuko ari bo bikunze kugaragaraho cyane, bakunze kuba bari mu nzu bari kwita ku bana, bita ku bashyitsi, bateka. Rero biba byiza ubundi nyine iyo amafaranga ye ayafite, kuko nawe umenya kuyajera nyine akakoramo ibintu nyine byose. Nyine nawe mugabo ntukumve nyine ari byiza wenda ko umugore azajya akomeza kubera buri kanya ngo amafaranga y'iki, hari n'igihe bigeraho bikajena umuntu, nubwo atari cyo mbashishikariza, ntabwo ugomba kujenwa no gusaba umutware wawe amafaranga, ariko kandi nanone gerageza nyine wereke wa muntu uko yisanzuye, mbese nyine ibyo bimurekere, reka mbyite gutyo, muha umwanya we, muha ikibanza cye yisanzuremo, ajera amafaranga uko nyine uko abyumva, akoresha ibyo yumva byose. Rero ntinjiye muri ibyo ngibyo, icyo nashatse kuvuga aho ngaho ni uko ntekereza ko ari byiza, nk'uko twari twabivuze mu biganiro by'ubushize, ukuntu nyine usanga hari ukuntu imiryango umugabo n'umugore batadisikasinga kuri income zabo, ku by'umugabo, amafaranga umugabo yinjiza, nimba ari wenyine ufite akazi cyangwa nimba mwese mugafite, ugasanga noneho nyine nibwo mugenda mwisanga muri bene izo situation. Hari n'igihe gushobora kujya kumwaka ayo mafaranga abashyitsi bahari utanazi ko ayafite, ubu se usanze atayafite byagenda bite? Urumva ko nyine haba habaye akantu mugaseba,
reka mbivuge gutyo kwenda kuko abantu babibonye kandi bitari ngombwa mu by'ukuri. Iyo mubimenya mbere ko mutayafite ntago umugore ari kwirirwa aza ari kugenda ugasuka amazi nimba ari amazi uhaba abantu bakayanywa rwose mbere y'igihe bakitahira bameze neza nyine aho kugira ngo mucishemo ako kantu. Rero numva ni byiza ko abantu baganira mu rugo mwukabyara umugabo n'umugore rwose. Ni byiza ko abantu baganira, ni byiza ko abantu bari kumwe mu nzu baganira nyine nibwo mumenyana, reka mbyite gutyo, nibwo mukorera ibintu nyine hamwe buri wese agasa n'undi. Ntabwo wasa n'undi utamenya ibitekerezo bye, utamenya uko yumva ibintu. Amafaranga yo guhaha muyashyire ujye n'ushinzwe guhaha nayafate mbere y'igihe. Mutavuga ngo ndi kuvuga ngo abagore nibo cyangwa n'abagabo. Ushinzwe guhaha nayafate mbere y'igihe, tegura ibintu nyine abashyitsi ntibakaze ngo hatagira utuntu twacica mu nzu, utunama twa hato na hato tudashira. Ntabwo ari byiza, sibyo? Ntabwo ari byiza. Wenda nimba wabikoraga ntabwo bivuze ko uri umuntu mubi, ariko nyine tugerageze twimprovinge kuri icyo nyine, kandi munambwira uko mubyumva. Njye nuko mbyumva n'abandi twabiganiriyeho, nawe ufite uko ubyumva, ufite ukundi ubibona. Niyo mpamvu rwose mbashishikariza kumbwira muri comment, sibyo? Yego, icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero ari nacyo wenda nshobora gusorezaho sinzi, ni nanone hari ikindi kintu nanone kigayitse none dukunze gukora mu mago yacu. Ugasanga ufite abashyitsi wenda iyo baguteguje aho ngaho, wenda hari igihe nyine basanga wipanze wabiteguye. None hari nk'igihe nyine ari nk'umushyitsi uje ataje no gutinda aho ngaho, ari wa muntu uri murahitambukira aje kubamenyera uko mwaramutse. Noneho umuntu yakomanga ku gipangu, ubu ngubu nyine ahantu bagize Imana hasigaye haba n'ibipangu, ntabwo umuntu apfa kwinjira mu nzu ugahita ufata itorosho vuba ukabucishijeho umuntu nyine akinjira mu nzu ariho yarabonamo utuntu tw'uturongo tw'amazi, kandi wahakorobye nyine. Ariko se mwakabyara ibyo bintu ni ukuri nabyo twebwe twabonye atari byiza, mwe mubona ari byiza. Yego ntabwo mvuze ko wenda bitabaho ko bagusanga utiteguye, reka mbivuge gutyo, ariko kandi nanone ntago mbona atari byiza kuhita ukora ibintu muri ubwo buryo usa n'uwikanze, usa n'ugize gute. Ushobora kuba wenda wari ufite ibintu uri gukora, wenda gukoropa, reka nubwo isuku si ugukoropa, ariko wenda reka mbibumbire muri iryo jambo kugira ngo byumvikane vuba. Wenda gukoropa wari wabivuze kuri bubikore nyuma y'ibindi bitewe n'akandi kazi ufite. Ariko kandi nanone ntago uba ugomba nyine kwicara mu nzu nawe iguteye isoni kabisa nyine zimwe ku buryo udashobora kureka n'umuntu ngo yicare nyine unamusobanurire n'ukuntu ibintu bimeze kuri mu kandi kazi, nawe nyine abibone kuri kumesa. Niba umuntu asanze uri kumesa, ntago wenda ushobora kumesa wakora byari n'igihe, ariko nanone nabyo aho abona ko nyine ufite ibindi bintu uri gukora, ariko kandi aho uri ntago hameze nabi cyane. Noneho nkibaza ese iyo tubikoze gutya, umuntu yari yicaye mu nzu yarambije, abashyitsi baza ukahita ufata akeyo cyangwa agatorosho ugacishaho vuba hamwe nyine ukahanahanagura ibintu ntibigende neza. Abo bashyitsi nibo wubashye cyane, ukorera isuku abashyitsi kurusha wowe. Njye numva rwose ku giti cyanjye, njye numva mpagije, cyangwa se numva wowe uhagije wo kwicara ahantu hasa neza, ukabyara abana bawe bagahumeka umwuka usa neza, umuryango nyine ukicara ahantu hasa neza. Wowe ubwawe ujye ukorera isuku wowe ubwawe, ntugakore isuku kuko ari buze abashyitsi. Ntugahanagure hahandi nyine bajya bavuga ngo hajya hagera utuvumbi kubera ko ari buze abashyitsi. Yego ni byiza iyo ari buze abashyitsi nyine turushaho kugira ngo inzu igire, ariko kandi nawe ubwawe ntabwo ukwiriye kwicara mu nzu iguteye isoni ku buryo udashobora kuyinjizamo umuntu, sibyo? Ibyo bintu rwose nabyo hari uburyo nyine hari uburyo bitari byiza nyine, ngo namwe murimo murabyumva, kandi ni situation dukunze kwisangamo akenshi. Rero dukomeze tuganire nyine, mumbwire ko mubyumva n'ubwiye atari live, ariko nuza kumva kino kiganiro wenda wandika impamvu ushobora kuba utekereza zishobora kuba zibitera abantu gukora ibintu nk'ibyo nyine. Wenda nimbona ko nizo mpinduka ndimo ndavuga ari ngombwa, sibyo? Cyangwa se nimba hari ubundi buryo nawe ubyumva nabyo bidusangiza. Ariko ntabwo ari byiza kuri njye, mbona atari byiza kuba umuntu yakomanga ku gipangu ugatinda kumukingura urimo agacishaho agatorosho, n'ubundi ntabwo byahita byuma mu minota 3. N'ubundi ugiye kumwinjiza kuri gate nyine arabona ko wakorofye nyine igihe yakomanze. Rero ntabwo ari byiza. Ni byiza kugira isuku ku bwawe,
ibintu byose bikore. Hari akantu ko mu cyongereza nabonye cyane cyane kari ak'abagore, nyine arimo aravuga ukuntu we ahagije, arahagije ku bintu byose, ndahagije kwikorera iki, ndahagije kuba, ndahagije, mbese icyo nshatse kubabwira aho ngaho, urahagije kuba muri kuba ukikijwe n'ibintu bisa neza, kwitekera ibiryo biryoshye, bya bindi bavuga ngo abashyitsi ngo ari buze ugasanga ugiye ku experimenting ibintu utarakora, umunsi uba wizeye ute kuri buteke ibintu biryoshye kandi ibyo bintu utarabiteka mu buzima bwawe. Rero urahagije wo kwitekera ibiryo biryoshye, urahagije wo kwicara mu nzu isa neza, urahagije nyine wo kwisokoreza umusatsi wawe wicaye mu nzu, wowe ugasa neza ku giti cyawe, abana bakabona usa neza, umugabo wawe akabona usa neza. Ntabwo ari ibintu bisabye ko ari buze abantu, ngo kuko ngo ari buze ngo abantu nkureka ngo njye muri salon ngo ngiye gukoresha kurambuza umusatsi. Okay, ushobora kubikora wenda nyine kuko bitari birimo birihutirwa muri ako kanya, ariko kandi rero icyo nshaka kubabwira ni ya esprit yo kumva ko ntabwo ibintu ugomba kubikorera abandi, bikorere wowe. Wowe urahagije, wowe ni wowe abantu bareba, niwe bareberaho, ubuzima washatse kubamo nibwo n'abandi bazagufatamo. Ntabwo tugomba gushaka kuba mu buzima abandi bantu barimo baradushyiriraho. Aho ngaho niho usanga hazana ya pressure abantu basigaye bafesinga muri no minsi ibintu bitandukanye, ugashaka gukora kino kintu kuko ariko umuntu expecting ko ugomba kugikora. Kora ibintu kubera wowe, reka abantu bamenye wowe, reka abantu bamenye ibyo wemera, reka mbyite gutyo. Rero ibyo byose biva mu kwanza kwisobanukira, ukamenya ko wihagije, ukamenya ko nyine ibintu byikorera wowe ku giti cyawe. Rero ni byiza rwose, kora isuku kubera wowe, itunganye, ogana. aba mama birirwa mu rugo nyine hari igihe usanga umuntu afite abana, birumvikana ibintu byabaye byinshi, ariko nyine itunganye, ikorera isuku kubera wowe. Ubuse wowe uri umuntu, wowe ntabwo wije niyo wicaye mu nzu utoze ku buryo ushobora gutegereza ngo nihaza abashyitsi ngo uroga, cyangwa wenda umugabo najya kuza arahita yikubita muri dushe ubwo yari ntajye kumukingurira. Okay, mumbare ko ndi guseka nyine hari igihe biba biri fani rwose. Bino bintu ni ibintu tugomba kwikorera ku giti cyacu. Igihe hari umuntu rwose ujya uvuga utuntu twiza nkunda, hari akantu yavuze aravuga ngo iyo wisobanukiwe, iyo wisobanukiwe umenya no use ndabivuga gutya mu Kinyarwanda, umenya no kwirinda se, cyangwa umenya kwikikiza n'ibintu bigukwiriye, umenya kwitunga, reka mbyite mbese umenya nyine kwiyita, umenya agaciro kawe, reka mbyite gutyo, umenya ibintu bigomba kwinjira mu buzima bwawe n'ibitagomba kwinjira mu buzima bwawe. Rero kwisobanukirwa bitangira muri utwo tuntu duto, kumva ko wowe ubwawe nyine uri umuntu uhagije ku giti cyawe, ukora ibintu kuri wowe. Rero navuze ko ntari butinde, none ndikubona natinze. Niba ndabona natinze kubera zino point muzi, ariko murumva ko byari ingenzi, ahubwo murumva ko ari ikiganiro kirekire tugomba kuzagazura, kuko nibibazo dufesinga, nibibazo ababyeyi bagenzi bacu bagenda bafesinga, ariko ntabwo byari bikwiriye. Excuse tuzigabanye. Ntabwo umuntu kubera ko afite abana bimwemerera kwicara mu nzu isa nabi, ntabwo kubera ko ufite abana mu nzu agomba kunuka inkari, ntabwo abana bakorera amabezo yabo mu ntebe no muri tapi, sibyo? Ubu ngubu isi yabaye advanced mu buryo buhagije, hari za diapers z'abana bambara, kandi nimba udakenewe no kumutwika, ariko noneho yego bikore, rinda umwana, ariko urinde n'inzu yawe. Ntabwo abantu bazajya baza ngo babwire ngo umwana wanjye ngo ntabwo nshaka kumutwikisha pampers ngo niyo mu nzu harimo haranuka. Ibyo ntabwo byumvikana. Nyine tugerageze dukureho za excuse, duhinduke rwose nyine mu bikorwa byacu bya buri munsi, ibintu dukora twibonera agaciro, na ba bantu nyine naka gaciro dushaka mu bantu. Ntabwo uzagenda ukaririmba, kazaza kubera ko uzi ibintu ukora, uzi ibintu urimo. Rero reka ngarukire hano, ariko rwose twari ukubatera courage bamama bagenzi banjye n'abantu muri rusange, n'umuryango muri rusange, tugerageze nyine twimprovinga ibintu mu buryo tubikoramo. Yego rero reka mbashimire, ngushimire wowe wabashije gukurikirana ino video, uyisangiza nyine bagenzi bawe nabo babashe wenda kunguka zino nama, ndabizi ko arabo ziri bufashe, ndetse nyine bitegure na big comeback irimo iraza, kuko ndateganya gukora ibindi bintu byinshi byiza. Rero baba subscribing, ba liking, ni byiza, biradufasha, bifasha no gutera imbere. Iyo muri mama ya liking muga commenting, rero mubikore rwose nyine n'umutima mwiza wo gushyigikirana.
yego nibyo byiza rero naho ubutaha rwose ibiganiro biraje ku bwinshi rero amahoro y'Imana abane namwe bye bye.